ku mahirwe atajya akunda kuboneka mu by'ukuri, ni ukubera yuko Kibagabaga ureba izi etaje ebyiri ubona kuri miliyoni 350, miliyoni 350, ubyumve neza, wafatamo imwe muri izi nzu cyangwa ukaza ugatanga miliyoni 700 ukazitwara ari inzu ebyiri. Buri nzu igiye ifite ibyumba 5 ndetse n'indi ibyumba 5, ubwo na dushe na toilette ni 5 mu nzu, na salo na salamanje n'igikoni, akagira na compound nini. Reka tugendane hanze hazo, mwazibonye, ushobora kuza ugafata iyi ngiyi cyangwa ugafata n'iriya ya ruguru, zose ni inzu nziza kandi zisobanutse ubona ko zibereye ijisho. Reka twinjirane nk'uko nababwiraga, ariko nkumenyesha ko nibisanzwe miliyoni 350. Murabizi ko Kibagabaga ubundi wasangaga ari 500, 450 gutyo. Ubu ngubu urumva ko ari discount nziza iba yabayeho. Hano turahasanga parking y'imodoka 3 ziparitse neza z'amajipe, kandi ukabasha kubona na yanzu yacu igiye ifite amabaliko, yaba hasi kuri salo, yaba no hejuru kuri chambre principale, ndetse buri cyumba cyose gifiteho baliko. Ngira ngo murabibona, ni ibintu byiza cyane. Kora subscribe nimba ugeze kuri iyi channel yacu ari ubwa mbere. Jedi Moses channel ni Kigali buy and sell. Tugendana ahangaha turasanga igice cya jaride. Nyuma yuko tumaze kubona parikingi y'imodoka zigeze muri 3, aha turasanga jaride nziza, ndetse hakaba na bingaro ubona ko isakaye ubwayo, nayo wakakiriramo abantu kandi mukaba mwaganira. Urabona ko ari ahantu heza cyane hateye ishema mu gihe waba waguze inzu ugiye kwituzamo umuryango wawe. Nushaka kwigura ikodeshe wajya ubona amafaranga meza cyane. Aha duhagaze ni Kibagabaga, umanukiye munsi y'urwibutso neza uhita uhagera. Ni inzu nziza cyane. Tugendane tugeze ahangaha tubura n'amastairs meza yoroshye kuyazamuka, adufasha kuzamuka kugera mu rubaraza rwiza cyane. Urubaraza runini iyo urugezemo wumva akayaga ubwarwo. Urubaraza ruri hejuru rwubatse neza, rugenda rukagera hirya iriya ubona, kubera ko rusangiye buriya rukora no ku cyumba kiri hariya hirya, ndetse rukaba ruri n'imbere ya salo ahangaha. Ni inzu nziza rero kuri miliyoni 350. Hariho kamera, hariho amatara meza, hariho amazi ashyushye. Reba ifite n'amanex. Iyi nzu ikunaniye nta yindi wazagura muri Kibagabaga nimba warifuje gutura Kibagabaga. Twinjirane muri salo yacu, aho dusanga salo idasanzwe. Hari ukuntu iri munsi ya salamanje ho gato, ngira ngo murabibona. Ni salo nziza nini yisanzuye, ifite buri kimwe cyose. Ubona ko ifite plafond nziza cyane, ikagira amatara meza, ariko urabona ko inzu yacu iryoshye kandi ikoze finissage neza cyane. Tandukana no kujya gutanga amafaranga miliyoni 500 hano Kibagabaga cyangwa 450. Uze nkwereke ibyo twikorera hano Kibagabaga, hano hepfo neza y'urwibutso, nkakugurisha inzu ya miliyoni 350. Niyo mafaranga ya nyuma ashoboka. Twashatse kuvuga igiciro kiri hasi kugira ngo buri muntu wese abashe kuba yakibona. Aha duhagaze ni salamanje. Salamanje nini cyane, nayo yubatse ku buryo buri hejuru. Ni salamanje irimo decoration nziza cyane n'imitako myiza, ndetse ikabamo na plafond nziza n'amatara meza cyane. Iyi nzu ndayigusobanura kugira ngo nuza kuyigura wowe uzaze uhita wishyura, cyangwa urushaka kwigura online uzabonye ibintu byose. Hanyuma tuvuye aho ngaho twinjira ku gice cy'igikoni. Ahangaha tuhasanga igikoni cyiza kirimo ububati bwinshi koko, kuko burazenguruka kuri plafond bukazenguruka igikoni cyose, kandi ni Kigali bihagije. Hanyuma dufitemo uyu mwanya wa firigo munini cyane, ndetse kuri iki gice tukaza kugiraho n'umwanya wa gazi kuka mwiza. Urabona ko ari ibintu bisetinze neza cyane. Hanyuma igikari cyacu dusangayo igikoni cyo hanze, dushe na toilette, aho umukozi yaryama, byose birahari. Nuza gusura tuzabikwereka. Tugende twebwe twihuse duhere ku cyumba. Icyumba dusanga hano cyo twita icy'abashyitsi. Ni icyumba cyiza nacyo gifite dushe na toilette yacu. Tukinjira ahangaha bita duhura na dushe na toilette yacu. Ni za dushe nini cyane ziba zihagije, kuko aho hose ubona harimo lavabo na toilette. Dusangamo hano aho kongera amashawa muri iki kirahure. Urabona ko ari ibintu bisobanutse kandi bisetinze neza, biri ku murongo. Iki ni icyumba cy'abashyitsi twari duhereyeho. Hanyuma ahangaha tukahasanga ikindi cyumba gifite access kuri ya bariko imbere
imbere ya salo cyangwa se imbere ya compound y'inzu. Ni icyumba cy'abashyitsi kirimo amatara meza, parafo nziza, garderobe, buri cyumba cyose kirimo garderobe. Reka no gutinda tuzamukane, iki cyo cyumba kimwe dufite hasi, hejuru tugiye kuhasanga ibyumba 4, aho dusanga inzu yacu ifite ibyumba 5 ndetse na dushe na toilette 5 muri rusange, $350,000. Twazamutse esikariye zacu zigiye kutugeza ku byumba 4 biri hano hejuru. Reka duhere kuri iki ngiki. Ni icyumba nacyo kinini cyane cyisanzuye kigari, ubona ko gifite ndetse na bariko nini cyane, gifite bariko ahangaha ni nk'ikibuga cyangwa se wabyita nka rooftop. Urabona ko ari urubaraza runini cyane, hagarara muri iyi nguni hanyuma ubanyerekere kuva aho hose ukaza ugatambika ndetse ukaza ukagera ahangaha hose. Iyi ni urubaraza. Iyi nzu ifite urubaraza rufite narwo parafo nziza cyane, ubona ko iriho amatara meza kandi ari ibintu biryoshye cyane. Ahangaha mpagaze ni imbere ya chambre principale, ariko reka dukomezanye muri iki cyumba, ndaza kubereka chambre principale mu kanya gatoya, hanyuma dusubire kuri iki cyumba cyacu kinini. Ubu ni icyumba cya kabiri ndetse nacyo gifite dushe na toilette yacyo, ibanyerekeyeho gatoya bayirebe. Dushe na toilette nayo irimo shower, lavabo, ubwogero bwose kandi bupfundikiye, ubona ko ntacyo wayinenga, inzu yacu irikwije. Tugendana tuvuye aho ngaho tujye kurebana hamwe ibindi byumba 3 bisigaye. So twinjiye ahangaha iburyo bwanjye tuhahurira n'icyumba cyiza cyane. Icyo cyumba turahera kuri dushe na toilette yacyo, nayo ni icyumba, ni dushe nini irimo lavabo, toilette, shower ndetse ubona ko ifite amakaro meza cyane avanze ya noir cyangwa se black and white. Twava aho ngaho tugahita twinjira ku kindi cyumba. Ni icyumba cyiza cyane, icyumba ubona ko gisobanutse, gifitemo nacyo garderobe, gifitemo amatara meza, parafo nziza. Nkwibutsa ko buri Kibagabaga umanukiye munsi y'urwibutso $350,000 nizo za nyuma, nizo wabasha kugura iyi nzu ukayegukana. Tujya ku cyumba cya 4 dusanga ahangaha, nacyo ni icyumba kinini kirimo garderobe, ubona ko ari icyumba gihagije kandi nacyo ubwacyo ni kinini cyajyamo igitanda cya 2 kuri 2 ndetse parafo ahantu hose ni igisamu. Ndagira ngo n'inzugi ziri ahangaha mwabonye ko zose ari muvura. Hanyuma nacyo kandi ubwo ntitwakibagiwe gifite dushe na toilette yacyo, byose bigiye birimo aho kogera, toilette, lavabo ndetse na shower. Twijyaniye muri chambre principale ujye kwirebera aho waba utuye cyangwa se aho wajya uryama mu gihe waguze iyi nzu. Tukinjira duhura na dushe na toilette nini cyane, nawe uhita ubyibwira ikitandukaniyeho na ziriya dushe zindi. Ni dushe nini ifite ibirahuri byiza cyane, nkaho kogera urabibona ko ari ibintu bisobanutse kandi bigezweho. Hanyuma wava aho ngaho tukagera ku kindi gice. Buriya chambre principale ifite ibice 3. Ku gice cya dushe, iki ni igice cy'urwambariro, mubona hari akabati keza cyane ko kubikamo imyenda kanini kandi ubona ko gahagije. Hanyuma ahangaha reka twinjirane muri chambre nyirizina, chambre principale. Iyi ni chambre nziza, chambre nini igiye kwiragiyemo amatara ahantu hose, chambre ihumeka, ubona ko ni uguteramo igitanda gusa, garderobe nta irimo iri hirya yayo ndetse na dushe na toilette hirya. Aha ni igitanda gusa, washaka ugashyiramo na televiziyo ukajya wiberaho neza cyane. Hanyuma uru ni rwa rubaraza mwabonaga rwo kuri chambre principale, murarubona ko ari urubaraza rwiza rumeze nka rooftop bwarwo, rugufasha kuba rwaguha ndetse na view. So iyi nzu nimba uyikunze, reka nkusubiriremo details zayo. Ni ibyumba 5, dushe na toilette 5, ikaba ari mu kibanza kinini kubera ko parking yayo ni nini ndetse ikagira n'amanex. Ni inzu yikwije, ariko hano Kibagabaga mu cy'urwibutso uje ukadusanga hano ufite $350,000. Ni inzu ebyiri zose ziracyahari, ushatse waza ukaba wazigurira rimwe. Tuvugisha kuri iyo nimero uze tugutuze hano Kibagabaga kandi udahenzwe.